nubwo kwanga perezida ubundi atari icyaha, ntekereza ko hari igihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Wenda biza amategeko batwandikiye muri comment batubwire, kuvuga ko umuntu utamukunda nta tegeko ubundi rigutegeka gukunda umuyobozi runaka, cyangwa itegeko ry'Imana niryo rivanga ukunda abantu bose. Ariko amategeko asanzwe yo bujya tubuza guhemukira abantu, akatubuza kubakorera ibibi, ariko nta tegeko rigutegeka ngo kunda uyu muntu ku ngufu. Ntekereza ko rero kuvuga ko umuntu adakunda RPF, kuvuga ko adakunda perezida, ngira ngo sinzi niba hariho itegeko mu Rwanda hano ribihana, wenda biza amategeko bazatubwira. Ibi nibyo byabaye kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo nawe ni umwana warokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, yafashwe na FPR nkuko yarokoye n'abandi bose. Imwitaho, baramurera, baramugaburira, arakura, yiga amashuri, kugeza ubwo leta yamwishyuriye kujya kwiga ibijyanye n'umuziki, bashyigikira impano ye, kariyeri ye, bamwishyurira kujya kwiga mu Bufaransa. Aza ari umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu mu ndirimbo zijyanye na gospel, cyane cyane begamiye ku idini rya Kiliziya Katolika. Ntabwo bari abantu boroshye. Ariko nyuma gatoya Kizito Mihigo aza kugirwa mu matwi na bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa na bamwe mu bantu b'ibigarasha, baramwoshya ngo bamubesha ko bazamugira minisitiri w'urubyiruko. Mu murinda amashuka kuko ashobora kugira agahinda gakabije n'umubabaro, akagira depression kubera ibintu uburyo ubwe abonye ataye agaciro, n'ibintu akoze ibiyobyabwenge bishobora kumushiramo, yamara kwitekerezaho neza, akigaya, akabona neza ko atakiri umuntu ukwiriye kuba muri sosiyete, noneho nawe agafata ishuka akagira gute, akiyahura. Ibaze arangije koshywa rero umutima we uragenda, umajije kugenda yangirika mu bwonko, kugeza ubwo mu buhanzi bwe yatangiye kubuhindura. Mu gihe yahangaga indirimbo zubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, agahanga indirimbo zihumuriza abarokotse, agahanga indirimbo zifasha abakristo gukunda Imana n'itorero rya Kiliziya Gatolika ndetse na Bikira Mariya bitewe n'imyizerere yabo, atangira guhanga indirimbo zuzuyemo gupfobya jenoside, ahubwo we yiririmbiye aravuga ngo urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Aranavuga ngo ari uwazize jenoside, ari n'uwishwe n'impanuka, ngo byose ni kimwe. Ubu koko umuntu wishwe muri jenoside n'umuntu wishwe n'impanuka, ubu bose ni kimwe. Ariko abantu baravuze bati nubwo ibi ngibi atari impamvu yo gufata umuntu, ariko si ubundi uyu muntu wavuze ibi bintu, ubu niwe wabivuze. Nibwo inzego rero zibishinzwe, harimo RIB, zihutiye kumuta muri yombi ku itariki 12 nibwo yatawe muri yombi. Bamaje kumuta muri yombi, muzi ko umuntu atawe muri yombi bujya ajyanwa muri gereza kugira ngo abazwe, we ntiyagombaga kujya gufungwa hari wenda kuko icyo atari icyaha umuntu yakurikiranwaho, ahubwo bamujyanye mu kigo kipima ubuzima bw'umuntu kugira ngo koko barebe ko ari normal. Baba mukubiseyo rero bamufashe ibizamini, ikintu kibabaje kandi gitangaje giteye ubwoba. Hanyuma y'ubutinganyi nuko basanzuye Turahirwa Moses ngo akoresha ibiyobyabwenge ku gipimo kinini, ndetse ku buryo binakekwa ko amagambo yavuze nayo yanditse ashobora kuba atarayavuze kubwe, ahubwo yarayavuze ku mpamvu z'ibiyobyabwenge. Ariko Abanyarwanda bujya n'abahanga, Umunyarwanda yaravuze ngo ijambo utumviye ku musinzi bujya ntariba rigize gute, ntariba rihari. Bivuze ko n'ibintu umuntu yabitse ahantu mu bwonko, mu kabogisi k'agakomforeforo kadashobora gufunguka, ushobora gusoma ku rumogi rwo rukagera rukagafungura, rya jambo ukagera gute, ukavuga uti kizaba nzaba umuti, ukarivuga. Abantu rero nibwo bibajije bati ururwango Turahirwa yanga ubuyobozi bw'igihugu ese, baravuga bati nakamugi. Ngira ngo mu mubiri gucishigana ku mbuga nkoranyambaga nuko Turahirwa nyuma yaje no kuvuga ko ngo atari we wabivuze, ngo ntago ari we wabivuze. Urumva yuko rero nako gatabi wenda ko ku mugongo w'ingona cyangwa se ibiyobyabwenge yakoresheje ntago RIB yabitangaje, ariko mu rukiko bazabivuga. Tukagaruka rero tukibaza tuti uyu musore hanyuma yo gutabwa muri yombi agakurikiranwaho gukoresha ibiyobyabwenge agiye muri gereza. Uyu ni umwe mu basore bagiriwe neza,
bazengurutswe ibihugu ku mugisha bahawe n'igihugu. Ni umwe mu basore ngira ngo bashyizwe ku rwego rwiza, biga kaminuza bishyurirwa na leta ndetse bajya no mu mahanga kwigayo. Ibi bintu byose rero kubona yuko abitesheje agaciro mu kanya nk'ako guhumbya, niho turaza kuvuga ngo aho ajyamye muri gereza nyabuneka mu mube hafi. Umuntu wishwe n'impanuka se hari ubumutoteza? Umuntu wishwe n'impanuka se hari ukwiheba bafite? Umuntu wishwe n'impanuka se hari ubamubaza ngo uri iki ngiki? Hari agahinda pfana, hari intimba pfana. Harapfa nyine kuko twese tugomba gupfa. Unutishwe n'impanuka arasaza agapfa, ariko uzi gupfa uzira kuri umukristo n'urugero, ukicwa uzira ubwoko runaka, kandi ukabona n'umugabo we baramwishe n'umugore we baramwishe, ukaba uzi ngo nta wawe uzasiga. Ntabwo jenoside itandukanye n'izindi mpfu, my friend. Nuko Kizito rero nibwo inzego zibishinzwe zamutaga muri yombi. Zimutaye muri yombi araburana, aranatsindwa, arakatirwa, ariko ashubije agatima impembero, aza gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ndetse mu mbabazi perezida wa repubulika yatanze yaje gutanga n'imbabazi agirira impuhwe Kizito Mihigo. Nubwo rero yagiriwe imbabazi agafungurwa, yakomeje kwicira urubanza. Abona yuko yabaye ikibazo muri sosiyete, abona neza ko yabaye nk'amata ariko arimo ikizinga, kugeza ubwo aza kugambirira gutoroka igihugu kugira ngo nibura arebe ko yajya hanze. Buriya iyo ukoze ibintu bibi ukabikorera ahantu bakuzi, uhora ufite ipfunwe, ariko iyo uhavuye ukajyaho batakuzi, burya weho ubwawe ni ububona icyaha gisa nk'ikikuvuyeho. Kizito rero ntibyamuhiriye, arafatwa, afashwa, abona asubiye muri gereza. Nibwo yakoze imibare areba uko ibintu bikwiriye kugenda, nuko nk'uko twabitangarijwe n'inzego zibishinzwe ndetse n'abaganga bakoze ibyo bita autopsy, ndetse n'inzego za polisi zari zimufite kuri sitasiyo. Nuko Kizito ngo agira gute, ariyaho. Aha niho rero natekereje ndavuye ni nyabuneka abasenga musengere Turahirwa Moses. Niba hariho n'umuntu ufunganywe nawe muri gereza, ntimusinzire mu mube hafi. Niba yaba ari na wenyine muri kasho, mumukure mumushyira ahantu hari abantu bamube hafi, kuko motion ashobora guhagarika umutima, noneho akaba yagira gute, yakwiyahura, nawe twajya kumva tukumva inkuru mbi yuko yiyahuye. Kandi mube hafi y'umuryango we, kugira ngo umuryango wa pastoro upfushe bigeze ahangaha, aho umwana w'umusore aba umutinganyi, agakora ibizira nk'ibi ngibi. Mubyibuke yuko yari arimo azenguruka isi ngo afite ikintu bita ituro, ashobora kuba kwarukuraga, ndetse bamwe mu bayikurikiranira hafi bavuga yuko ngo ashobora kuba ari igihano Imana iri kumuhana, hanyuma yuko ateye umugongo itorongo rya ADEPR yasengeragamo, akiyegurira ubutinganyi. Hariho naho nabonye bavuze bati dere Vestina washyize meshe ku mutwe, aturabureba uru rukubere urugero, ati Imana y'ADEPR nawe ishobora kukwibasira, hanyuma yo kuyihemukira nawe ugashyira ibisuko ku mutwe. Ariko abo ni abanyedini. Ariko tugarutse, ntabwo bikwiriye ko umuntu w'umunyarwanda yakwiyegurira ubutinganyi, cyangwa se ngo afite urwango arugaragaza bigeze. Niba hari n'uwo wanga, wabicecetse, n'ubundi kubimubwira ko ntacyo bimwungura, ahubwo ko byagukoraho. Ngaho rero reka nerekere ku musozo w'iki kiganiro. Kande subscribe kuri Byishimo Official n'Impanda TV, noneho kande like. Ibiganiro byacu nakagaruka, ngewe ni Byishimo Official, ariko tubabajwe na Moses, tubabajwe nawe, ndetse tubabajwe n'imyitwarire idahwitse. Ntabwo yagakwiriye kuba ari umuntu nk'urumogi, nta kintu yabuze, ntabwo yakwiriye kwiyegurira ubutinganyi. Ibi bintu byose rero nubwo abantu babikora babona ari byiza, ariko amaherezo bibata mu rwobo badashobora kwikuramo. Reka mbashimire ko mwadukurikiye, weho tukiri kumwe muri iki kiganiro, kamubwire ngo bye bye.